turongeye turabasuje cyane inshuti bavandimwe bakunzi ba NZIZA Business Group Limited. Reka twizere yuko mukomeje kugubwa neza nkuko duhora tubibifuriza aho muherereye hirya no hino ku isi, kandi tubabwire yuko tubakunda cyane mwebwe mudahwema kudukurikirana, mwebwe mwakanze subscribe, ari nako twibutsa n'abatarabikora namwe gukora subscribe mugakanda kukazogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu hano muri NZIZA Business Group Limited, company yanyu bagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa ikodeshwa, ndetse kandi tukaba tubasha no kububakira inyubako, tukabubakira ku giciro cyiza kandi neza cyane, tunabakorera ibishushanyo by'amazu. Sibyo gusa rero kandi tubakorera property management, tumanaginga amazu yanyu ufite inzu nk'iyi y'ubucuruzi cyangwa izo guturamo, tukagufasha kuzibyaza umusaruro, ntuvunike wubaka, ntuvunike ushaka amafaranga yo kubaka iyo nzu hanyuma ngo ujye wirirwa urwana n'abapangayi. Ibyo ngibyo rwose NZIZA Business Group Limited irahakubereye kugira ngo ijye igufasha gukurikirana ibijyanye n'inzu yawe, ubundi wowe ujye uvugana na konte yawe nta kindi kabisa. Iyi nzu rero turi kubereka, inzu muri kureba ku mashusho, ni inzu y'ubucuruzi igurishwa, ni inzu y'ubucuruzi igurishwa, ikaba iri mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Kicukiro ku muhanda rwose munini wa kaburimbo. Iyi nzu rero ikaba ari inzu ifite imiryango 6 cyangwa amashopu 6 igurishwa, ngira ngo murayibona ko ari imiryango 6. Si ibyo gusa rero kubera ko ifite n'akabari kanini mu gikari, ikagira ndetse na guest house, nuko ikagira n'inzu zirimo amacumbi mu gikari. Iyi nzu yose ikaba yubakishije amatafari ahiye, yubakishije ibikoresho bigezweho, ari nako kandi ikora ku mihanda ibiri, hari umuhanda w'imbere hakaba n'umuhanda uyizamukaho mu rubavu. Iyi nzu rero ikaba yinjiza miliyoni 2.5 z'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi, miliyoni 2.5 z'amafaranga y'u Rwanda, hanyuma ikagurishwa amafaranga atari menshi ugereranyije n'aho iherereye, ugereranyije n'igiciro cyayo, ugereranyije nuko ari ukugura uguriye rimwe. Iyi nzu rero tutabicishije amatsiko ikaba ishaka miliyoni 350, ariko ziri negociable, miliyoni 350 ziganirwaho. Icyo ni icyifuzo cyacu cyangwa se ni icyifuzo cya ba nyir'inzu, ariko nawe nyiri mafaranga ukeneye kugura uhageze ugashima, murumvikana rwose, bakaba bagukaturira kugera ku mafaranga rwose make ashoboka, hanyuma nawe ukagira inzu ikwinjiriza amafaranga kandi atari make ya buri kwezi, nta zindi reparation, nta zindi rwaserera, ukigirira inzu kuri kaburimbo. Iyi nzu rero wayikunze cyangwa se ushaka no kuza gusura izindi tugiye dufite hirya no hino, cyangwa se ushaka ko tukugurishiriza, cyangwa se ushaka ko tuza kukumanagingira inzu yawe, waduhamagara kuri za nimero zacu muri kubona kuri screen zacu, arizo 0788 48 48 67 cyangwa se 0781 222 0123. Si ibyo gusa rero kuko mwadusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, arizo Instagram, Facebook, Twitter, hose twitwa NZIZA Market. Ni nako kandi ushaka kudusanga kuri office yacu cyangwa se ku cyicaro cyacu mu mujyi hagati mu nyubako ya Centenary House, hanyuma tukagufasha kuri buri kimwe cyose. Ni karibu cyane rero, ni nako twongera kukwibutsa gukanda subscribe utarabikora, kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Turabakunda cyane iwacu muri NZIZA Business Group Limited. Umukiriya ni umwami. Ciao.